Abemera Bibiliya bashobora kuba barasomye inkuru y'uwitwa Esiteri na mwene wabo Moridekayi. Aba bakaba bavugwa uburyo binjiye ibwami nyuma yo kugoka imyaka magana mu butware bw'ubundi bwami mbere yo kubwigarurira. Ubwo nasomaga izi nkuru nasubije amaso inyuma maze nibuka undi mugore ufite ibigwi hano i Rwanda. N'umugore wanyeganyeje amarangamutima ya benshi mu byiciro bitandukanye. Birashoboka kumvisha inkuru y'akababaro y'urupfu rwa Madame Nyumba Loyizia. Ni inkuru yababaje abatari bake yaba mu gihugu ndetse no mu mahanga. Muri iki kiganiro tugiye kubacukumbura neza ibyo ukwiye kumenya kuri Madame Nyumba Loyizia ushobora kuba utaramenye mu gihe yari akiriho kugeza ku munsi we wa nyuma. In 1994, I served in the government. I was the first Minister of Women and Family Promotion. Uwo ni Nyumba Loyizia yavugaga ko mu mwaka w'1994 yabaye minisitiri w'abagore n'iterambere ry'umuryango, aho yari muri guverinoma y'inzibacyuho. Bakunzi bacu munyemerere baha ikaze kuri Twisanzure TV mbasaba kubana natwe kugeza dusoje iki kiganiro. Ni ikiganiro kigiye kwibanda kuri uyu mugore wahagurukije amarangamutima ya Perezida Paul Kagame kuva kimubona kugeza mu bihe bye bya nyuma. Yamenyekanye nk'umugore w'impinduramatwara ku buryo bukomeye, abimpirimbanyi mu guharanira iterambere ry'umugore ashingiye ko aribo babyara abandi bantu bari ku isi. Yagize ati, abagore nabo ni abanyembaraga karemano, mumenye ko ari abantu bakomeye cyane kandi bakeneye gushyigikirwa. Ikindi kandi nibo batubyara, turi umuzi inkomoko ku bagore. Abazi kandi bemera inkotanyi bemeza ko Madame Nyumba Loyizia ari inkotanyi cyane, yaranzwe n'umurava, ibikorwa n'ubwitange muri byose. Iyo bigeze ku gukunda igihugu no kugikorera ntiwarenza ingohe uyu mugore. Mu mwaka w'2007 mu ijwi rituje ryakunze kumuranga, Madame Nyumba yigeze kugira ati, u Rwanda mu myaka 10 iri imbere ruzaba ruri mu bihugu byiza muri Afurika, kandi ibyo ntibishidikanywaho rwose. Icyo gihe yari umusenateri. Nyumba Loyizia yabaye mu buyobozi bwa FPR inkotanyi kuva ishinzwe. Perezida Kagame yigeze kuvuga igihe yamenyaniye n'uyu mugore w'ibigwi bihambaye, maze Perezida Kagame agira ati, Nyumba ye namumenye nk'imyaka 2 mbere yuko RPF yubakwa ishingwa. Mumenye neza bitari kumwumva gusa, ariko nari nzi abavandimwe be bandi twari tuziranye neza, abavukana nabo bo nari mbazi igihe kirekire, ariko we namenye imyaka 2 mbere ya RPF kwijyaho. Nyumba cyane cyane yitaga ku kazi, yitaga ku bandi, yitaga ku gihugu cye, akenshi akiyibagirwa we ntiyiteho. Mu gihe yageraga muri FPR inkotanyi yabaye umunyamuryango ushinzwe gucunga imari yakusanyijwe mu banyamuryango ba FPR inkotanyi. Yagenzuraga neza amafaranga yari ahari kandi akagira uruhare mu kugira ngo akoreshwe adasesaguwe. Nyumba niwe waguze imyambaro yambarwaga n'ingabo za APR, FPR ubwo zarwanaga. Iyo myenda yari izwi ku izina rya Mukotanyi. Abatari bake iyo myenda byanga bikunda murayizi, abatarayumvishe barayibonye, dore ko byamuhagurukije bikamujyana mu burasirazuba bw'Ubudage kugura iyo myambaro. Ijwi n'agatwenge bye byafashije cyane guhindura abatari bake mu kwemera ibyo yashoboraga kwifuza ko bemera. Mbere yo kurebera hamwe no kumva icyo Perezida Kagame avuga kuri iyi Nyumba Loyizia, munyemerere tubanze tumenye uyu mudamu wari we. Nyumba Loyizia yavutse ku itariki ya 28 Ukuboza 1964, hagirwa minisitiri w'iterambere ry'umuryango kuva mu mwaka wa 2011. Mbere yo kuba minisitiri, Nyumba yari umwe mu bagize Sena
kuva mu mwaka wa 2004 ari muri Sena. Inyumba yari muri komite y'ububanyi n'amahanga ndetse n'ubutwererane n'umutekano. Yanabaye kandi umwe mu bari bagize ihuriro ry'abagore bari mu nteko ishinga amategeko. Nyakwigendera Inyumba ni umwe mu baminisitiri bari bagize guverinoma y'inzibacyuho nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, aho yari minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango kuva mu mwaka w'1994 kugeza mu mwaka w'1999. Inyumba kandi yagize uruhare rukomeye mu gushishikariza abagore kwitabira kujya mu myanya ya politike ndetse no kujya mu myanya ifata ibyemezo. Kuva mu mwaka w'1999 kugera mu mwaka w'2001 yari umunyamabanga mukuru muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge. Tubibutse ko yigeze no kuyobora prefecture ya Kigali ngari. Nyakwigendera Inyumba yagize uruhare mu rugamba rwa FPR Inkotanyi yarwanyemo na leta y'u Rwanda hagati ya 1990 na 1994. Uretse imirimo ya politiki yakoze, Inyumba yagize uruhare rukomeye mu gukusanya inkunga yo gufasha FPR Inkotanyi ubwo yashingwaga mu mwaka w'1987. Inyumba yagize uruhare mu gushyiraho uburyo bwo gukusanya inkunga, yanatumye ingabo za FPR zibasha kubona ibikoresho n'ibindi byangombwa nkenerwa. Yari kandi n'umwe mu bayobozi b'imena ba FPR Inkotanyi. Yazengurutse amahanga akusanya inkunga zo gufasha FPR Inkotanyi mu buhanga buhambaye, ndetse akerekana amashusho n'amafoto byerekana icyo imisanzu yatanzwe iri gukoreshwa mu gihe cy'urugamba. Kuwa 6 Ukuboza umwaka w'2012 nibwo uyu mubyeyi yitabye Imana, maze Perezida Kagame mu gahinda kenshi ati: mu kwezi kwa 3 turi mu retreat y'abayobozi ba guverinoma bakorera muri leta, nabwo arongera ahura na Jeannette aramubwira ati nakureze ko utiyitaho, ujya mu by'akazi gusa ntiwiyiteho. Aramubwira ati n'ubu ndakurega, ati nongera nkurega, ati kuko ugiye kubanza kwiyitaho hanyuma ugashobora gukora imirimo. Nabwo arongera arabimbwira, aramubwira ati nanamubwiye ngo ndamurega. Birongera yumva bigeze mu kwezi kwa 5 arongera afata inzira ajya ku kazi. Nanone icyo gihe ngira ngo yaragiye muri Amerika mu nama ya abantu bari bamutumiye n'abandi mu Saddleback. Nabwo biba nk'uko ngira ngo byose mvuga Richard agomba kuba bizi. Nabwo birongera nk'uko barongera baramwibutsa bati shaka uko witaho. Birongera ntibyatinda bigera mu kwa 6 birongera arongera ajya ku kazi muri Canada. Nanone inshuti ze n'abavandimwe navugaga mu kanya barongera baramwibutsa. Nyumba agahora avuga ati ariko nk'ubwo igihe yari muri Amerika mu kwezi kwa 5, ubwo yaranagarutse abantu bajyaze kumuhagarika, avuga ko hari akazi afite ashaka kurangiza, hari ibintu yagombaga kuzana mu cabinet mu mirimo yarashinzwe, kumva atakora ikindi kintu atabirangije.
Ikinyamakuru The Independent cyanditse inkuru ivuga ko Aloysia Inyumba yabaye umugore wafashije mu kongera kwiyubaka kw'igihugu cy'u Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. Iki kinyamakuru cyifashishije raporo ya UNICEF yo mu mwaka w'1997 cyavuze ko abagore n'abakobwa bagera ku bihumbi 250 bafashwe ku ngufu ndetse banduzwa agakoko gatera sida. Abagera ku bihumbi 35 baterwa inda ku ngufu, mu gihe abana barenga ibihumbi 100 batandukanye n'imiryango yabo n'ibindi bibazo byinshi. Iki kinyamakuru kikagaragaza uruhare Madame Inyumba yagize mu gukemura ibyo bibazo, nubwo nawe yahembwaga ibiribwa gusa. Kuri Perezida Kagame we yakwibagirwa ko yahoraga abona ubwe Madame Inyumba ku rugamba ngo nubwo atari umusirikare. Kagame abivuga mu buryo bukurikira: ubutwari bwa Inyumba rero ntabwo ari aho gusa, bwo mu muco no mu myumvire. Bya bindi bigeze kuvuga Musoni yavuze, yashirikaga n'ubwoba. Shirika ubwoba nabyo bifite byinshi bifite akamaro. Inyumba kenshi mu ntambara twagize zo kubohoza igihugu, kenshi Inyumba yabaga ari no ku rugamba. Ntabwo yari ku rugamba ngo ni umusirikare wafataga imbunda nawe akajya kurwana, ariko yabaga hari akora ibindi byafashaga abo barwanaga. Namubonye kenshi yewe giti cyane aho ku rugamba vuga rw'amasasu. Inyumba ukabona ntabwo bimuteye ubwoba, ukabona bameze nk'abandi bose bari no kuri urwo rugamba ubundi banabishinzwe ibyo kurwana. Ukabona ubundi ibyabaye uvuze uti ibintu byabaye ari aha ngaha uko yabibonye bizatuma atagaruka, ahubwo bwaki Inyumba akaba yagarutse, agasura abasirikare, agasura abandi bose bari bari ku rugamba. Afite ubutumwa azanye, afite ibyo abazaniye, afite ibyo agiye kubatumikira bindi. Yari umuyobozi rero aho byari bikenewe hose, igihe cyose byari bikenewe. Iyo ashobora kuba hari, Inyumba yabaga hari. Inyumba gukorana nawe byoroshyaga akazi. Muri uko kwitanga kwe, muri iyo myumvire mizima, yabaga hari. Aho igihe umukeneye cyose wabaga ahari, kandi igihe yabaga hari wumvaga ko ufite umuntu iruhande rwawe muzima. Mu guherekeza bwa nyuma Madamu Inyumba, Perezida Kagame yagaragaje uburyo uyu mudamu yakomeje kwitangira akazi kugeza amutegetse kujya kwiyitaho. Inyumba Aloysia azakomeza kwibuka nk'umukada mukuru wa FPR Inkotanyi, umubyeyi ndetse n'umukozi wakoresheje igihe cye mu gukora ibyo twagarutseho muri iki kiganiro. Tugana ku musozo w'iki kiganiro, Twisanzure TV tukomeje kumwifuriza iruhuko ridashira, ariko kandi tugusaba wowe ukurikiye gukomeza gukurikira ijambo rya Perezida Kagame mu muhango wo gusezera bwa nyuma kuri Inyumba Aloysia. Amahoro n'umugisha bituruka ku Mana nibyo twifuriza mwe abakunda kandi mukurikira ibiganiro kuri Twisanzure TV. Tubararikira gukomeza gukurikira n'izindi video zose ziri kuri uru rubuga, kuko tuzi neza ko ari iz'ingirakamaro. Tunabasaba ibitekerezo, mukora like, share, comment ndetse n'ubundi buryo ubwo ari bwo bwose mwatwereka ko mukomeje kubana natwe. Mwaramutse. Nyiraho mpere
ku kwifatanya namwe mwese ariko cyane cyane kwifatanya n'umuryango wa Aloysia Inyumba. Ari umuryango we bwite yari yubatse na mu bashakanye Richard Masozera ndetse n'abana be babo, ari ababyara Inyumba, ari abavindimwe, hari n'ababyara Richard Masozera n'abavindimwe. Nagira ngo mbabwira ko twifatanyije namwe kugera aha. Rero hari urugendo rw'amezi make ashize ariko nanone bitewe na Inyumba imiterere ye byamaze yahereye nko mu kwezi kwa kabiri. Mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka Inyumba yagiye ku rugendo yari atumweho, ajyana n'abandi bayobozi b'igihugu harimo na Jeannette ugeze muri Amerika aho bari bagiye kugira ngo bari bagiye ku prayer breakfast muri aho bagarukiye. Jeannette aza kumbwira ko yabonye Inyumba arushye cyangwa akeneye gufashwa kugira ngo, kandi avuga ko abona we ko atabyumva cyangwa atanabyitayeho, akomeza agakora akazi gusa. Aravuga ati ariko narabimubwiye, ati naramubwiye ngo ugira ugende buhoro gato, ubanza uruhuke cyangwa ushake uko wafashwa. Araza arabimbwira. Aho mpuriye na Inyumba nyuma yaho mbivugana nawe, ndamubwira ngo mubwira ko hari uwambwiye ko akwiye kuruhuka, atameze neza cyangwa se akwiye kwivuza, ariko kandi agaragara nk'utabyitayeho kubera ko akomeza agakora gusa akitanga ntashake uko yaruhuka. Twumvikana ko icyo kibazo azagikemura, ariko ibya Inyumba arakomeza akemura ibindi, ajya
akomeza akemura ibindi ntiyakemura ikibazo cye kimureba. Mu kwezi kwa gatatu turi mu retreat y'abayobozi ba guverinoma bakorera muri leta, nabwo arongera ahura na Jeannette aramubwira ati nakureze ko utiyitaho, ujya mu by'akazi gusa ntiwiyiteho. Aramubwira ati n'ubu ndakurega, ati nongera nkurega, ati kuko ugiye kubanza kwiyitaho hanyuma ugashobora gukora imirimo. Nabwo arongera arabimbwira, aramubwira ati nanamubwiye ngo ndamurega. Birongera numva bigeze mu kwezi kwa gatanu, arongera afata inzira ajya ku kazi. Nanone icyo gihe ngira ngo yaragiye muri Amerika mu nama y'abantu bari bamutumiye n'abandi mu Saddleback. Nabwo biba nk'uko ngira ngo byose mvuga Richard agomba kuba abizi. Nabwo birongera nk'uko barongera baramwibutsa bati shaka uko witaho. Birongera ntibyatinda bigera mu kwa gatandatu, arongera ajya ku kazi muri Canada. Nanone inshuti ze n'abavandimwe navugaga mu kanya barongera baramwibutsa, nyumva bagahora avuga ati ariko nk'ubwo icyo gihe yari muri Amerika mu kwezi kwa gatanu, ubwo yaranagarutse abantu bageze kumuhagarika, avuga ko hari akazi afite ashaka kurangiza, hari ibintu yagombaga kuzana mu kabineti mu mirimo yari ashinzwe, kumva atakora ikindi kintu atabirangije. So muri ako kwezi kwa gatandatu ava Canada, abantu bongeye kumwibutsa washatse gukomeza ngo akomeze imirimo ye, mbimenye mutumaho. Ndamwanga noneho iri ni itegeko ndagutegetse, ntabwo uri buva aho ngaho utiyitayeho. Mutumaho ndamubwira ngo ntugaruke hano, koresha amahirwe ari aho ngaho cyangwa n'ubushobozi buhari, ushake uko wiyitaho niba icyo kibazo cyakemuka. Ndabimutegeka mubwira ko atari bugarukirane atabikoze. Niho yahereye rero ashaka abamufasha aho yararaho, bagerageza ibyashobotse, ariko ubuzima n'abantu turi abantu ntibyashobotse nk'uko twese twabyifuzaga. Niyo mpamvu turi hano uyu munsi, ariko byo nabivugira kugira ngo mbereke ko mu byavuzwe mu mwanya ushize n'ibyo ndi buvuge
bindi, inyumba cyane cyane yitaga ku kazi, yitaga ku bandi, yitaga ku gihugu cye, akenshi akiyibagirwa we ntiyiteho. Ariko ibi ni iby'ubuzima twese tudafitiye ubushobozi, ubwo niko yagenze. Inyumba ye namumenye nk'imyaka 2 mbere yuko RPF yubakwa ishingwa. Kumumenya neza bitari ukumwumva gusa, ariko nari nzi abavandimwe be bandi twari tuziranye neza, abavukana nabo, bo nari mbazi igihe kirekire, ariko we namenye imyaka 2 mbere ya RPF kwijyaho. Ni nayo mpamvu niya nzira itabwira umugenzi, iyo bitwihanganira ngo inyumba banze agere kuri isabukuru tugiye kujyamo ya RPF y'imyaka 25 tuzizihiza muri uku kwezi. Inyumba rero ntabwo yari umusenateri cyangwa umuminisitiri cyangwa umuguverineri, ntabwo ari byo. Ibi ni ibiza bikagenda mu buryo bwo gukora, ariko inyumba yari umukada, abo twita abakada ba RPF. Yari umuyobozi byo kuba abaminisitiri, kuba ba meya, ba guverineri, abasenateri, ibyo ni ibindi. Ibyo abantu benshi bashobora kubiba, barabiba, ariko ntabwo bose ariko baba abayobozi, ntabwo ariko baba abakada, ntabwo ariko bahera ko baba ideologically clear. Inyumba was a very good cadre. She was a leader. She was ideologically clear. That's the difference. Niho bitandukaniye rero, ntabwo ari ibyo by'imirimo n'amatitire, ntabwo ari byo, ntabwo ari by'inyumba yarari. Muri ubwo buyobozi bwe yari umuntu wiyubaha, ubaha n'abandi bantu, akaba umuntu kwiga vuba ibyo atazi, byubaka abantu, byubaka abayobozi. Yari n'umuntu bitari kwiga gusa, ahubwo wigisha n'abandi. Nyumba yubatse abandi bantu benshi, arabigisha abana nabo. Inyumba kandi mu buzima bwe ntabwo bwari busanzwe cyane. Inyumba
yashoboraga kubana akanabanisha n'abatumvikana n'abatabana, yabajyaga hagati nyumba akabahuza. Ntabwo ari ibintu ubundi abantu benshi bafite, ariko ikintu cyo kwiga, cyo kwiyoroshya, cyo gukora, cyo kubana no kubanisha abantu, ibyo ni ibintu byarangaga Inyumba. Akagira n'ubundi butwari nabwo abantu benshi batagira. Inyumba iyo yamenyaga ko ashobora kuba yakoze ikosa, Inyumba yarazaga akabwira umuntu ati ndumva nakosheje, ndumva atari byo, ukanabisabira imbabazi. Kwemera ko wakoze ikosa ukanarisabira imbabazi ntabwo ari ibintu bisanzwe mu bantu. Abantu bariyemera cyangwa bakaguma ku izima, bakanga kuva ku izima, bakahishira ibyiza ibitari byiza bakoze cyangwa bakabyitirira abandi, ariko Inyumba ntabwo ariko yari ameze. Yemeraga ikosa rye ndetse akarisabira imbabazi. Ubutwari bwa mbere niho buhera. Ubutwari bwa Inyumba rero ntabwo ari aho gusa, bwo mu muco no mu myumvire. Bya bindi bigeze kuvuga Musoni yavuze, yashirikaga n'ubwoba. Shirika ubwoba nabyo bifite byinshi bifite akamaro. Inyumba kenshi mu ntambara twagize zo kubohoza igihugu, kenshi Inyumba yabaga ari no ku rugamba. Ntabwo yari ku rugamba ngo ni umusirikare wafataga imbunda nawe akajya kurwana, ariko yabaga hari akora ibindi byafashaga abo barwanaga. Namubonye kenshi yewe giti cyane, aho ku rugamba mvuga rw'amasasu, Inyumba ukabona ntabwo bimuteye ubwoba, ukabona bameze nk'abandi bose bari no kuri urwo rugamba, ubundi banabishinzwe ibyo kurwana. Ukaba ubundi ibyabaye uvuze uti ibintu byabaye ari aha ngaha uko yabibonye bizatuma atagaruka, ahubwo bwaki Inyumba akaba yagarutse, agasura abasirikare, agasura abandi bose bari bari ku rugamba, afite ubutumwa azanye, afite ibyo abazaniye, afite ibyo agiye kubatumikira bindi. Yari umuyobozi rero aho byari bikenewe hose, igihe cyose byari bikenewe. Iyo ashobora kuba hari, Inyumba yabaga hari. Inyumba gukorana nawe byoroshyaga akazi. Muri uko kwitanga kwe, muri iyo myumvire mizima, yabaga ahari. Aho igihe umukeneye cyose wabaga ahari, kandi igihe yabaga ahari wumvaga ko ufite umuntu iruhande rwawe muzima, uri butume icyo umutumye akagisohoza uko
gikwiye. Yashyikiranaga n'abantu abo ari bo bose, baba bato mu myaka, baba bakuru mu myaka, abantu bose b'ingeri zose. Inyumba aho wamutumaga, icyo wamutumaga cyose, uwo wamutumaga aho ari we wese, inyumba yabisohoza uko bikwiye. Njye ndabivuga kuko mbifiteho ibimenyetso kenshi kandi. Yatumikiye RPF, atumikira abayobozi ba RPF, aza gutumikira igihugu. Byose yabyubahirije uko byari bikwiye. Mu bintu byinshi by'ubwitange muri RPF ikivuka, mu mikorere yayo, RPF ifite bike igomba kugera kuri byinshi. Inyumba yuzuzaga hagati aho ngaho habike, ariko hagomba kuvamo byinshi. Imikorere ye inyumba yatuburaga imbaraga, yatuburaga ibyo twifuza kugeraho ibyo ari byo byose. Inyumba akicwa n'inzara, akarara amajoro, yitanze, akicwa n'inzara, yikoreye uruboho rw'amafaranga, umusanzu wo kujya ku rugamba adashobora gufataho. We kubwe akumva ko adashobora gufataho ngo yo kwicwa n'inzara, akumva ko agomba kubigezayo byose uko yabibonye. Buri kintu cyose nuko yagikoraga. Ntabwo yari umuntu muri aba bakada, ntabwo yari asanzwe, ntabwo ari benshi nkawe. Kandi ibyo byose mvuga ntabwo yabikoraga umunsi umwe, icyumweru kimwe, ukwezi kumwe, umwaka umwe, ngo ubundi abitezukeho yibagirwa ko ari ibindi cyangwa anyuze mu yindi nzira. Nuko byahoze iteka kuri inyumba. Icyo cyagiye kimuranga igihe cyose, byagiye bimuranga. Ntabwo yasubiraga inyuma, nta nubwo ndetse no mu bihe bikomeye wasangaga yacitse intege. Inyumba yavuze ati ibintu byacitse nimureke turekere. Oya, yahoraga ari wa wundi igihe cyose. N'aba bayobozi RPF navugaga ko yagiye yubaka n'iki, Nyumba yagiye aba umuntu uhuza ibikorwa byinshi n'abantu ubwabo, ndetse rimwe twigera kumuha akazi katoroshye ko gushaka abayobozi mu gihe kibi cyane
tutari tuzi aho bari. Nibuka inyumba mubwira ntigenda ushake kanaka mu bihe bibi cyane, RPF yari irimo bibi cyane. Nyumba arambwira ati sije ndamenya mpera hehe, ndamubwira nti nyumba kora nk'uko usanzwe ukora, ureba uko ubigenzura urabona aho uhera. Kuko aragenda ashakisha aho ahera arahabona, n'uwo twamutumye aramubona. Nuko inyumba yari ameze rero. Ntabwo inyumba uyu munsi twaje guherekeza turaherekeza umubiri we, ariko ibikorwa n'umutima we byo turacyari kumwe nabyo. Biracyari hano, ahubwo kugira icyo tubivanamo. Benshi ukwiye kugira icyo babivanamo, bakwiye kubimwibukiraho. Ntagende adusezeyeho atyo agiye, ntabwo agiye, akwiye kugumana natwe. Akwiye kugumana natwe muri ubwo buryo ubwo cyamurangaga bw'ibikorwa bye, imyumvire ye, ibintu bisobanutse, biha abantu agaciro, biha agaciro, biha igihugu agaciro. Turabikeneye. Nibyo byagira, ibyo bizagira u Rwanda twifuza kuba. U Rwanda runyura muri byinshi igihe cyose, ibibi n'ibyiza n'ibigeragezo, ariko ibyo byose abanyarwanda bagomba kunyuramo, batagomba guheranwa nabyo. Abanyarwanda tugomba kwiha agaciro. Kutakiha birarenze kurusha, birahenze, birahenze, birahenze ku buryo u Rwanda rubaye nk'uko rwifurizwa n'abandi cyangwa rugeragezwa, rwaba nka wa muntu upfuye akagenda burundu adasize icyo asize inyuma. Byaba binyuranye n'iki kimenyetso ubwacyo cyo mbabwira ko inyumba nubwo tumusezeraho ubu ngubu, ibikorwa bye, umuco we, ibyamuranze byo ntaho byagiye, biri hano. Birumvikana rero ko dukwiye kumera nk'igihugu bikubye ibyo inshuro nyinshi cyane, ariko ari icyo kibiranga. Mwese mwicaye hano uko mungana, mwitabiriye kuza gusezera kuri iyi nyumba, twibuke cyane cyane inyumba usigaye ukiri kumwe natwe. Turaba twibuka icyo twifuriza ubwacu n'icyo twifuriza igihugu cyacu.
iki gihugu gikwiye kugira character, gikwiye kugira uko giteye ukwacyo gihangana n'ibibazo dufite. Igihugu bwacyo nacyo kigira uko gitera nk'umuntu, kigira umuco, kigira ubutwari, kigira kwiyubaha, kigira kwibeshaho, kigira kwihesha agaciro. Bihera ku bantu, bihera ku muntu. Mu byatuzanye hano rero ubundi by'akababaro, ariko bituviremo n'imbaraga, twongera izindi mbaraga. Nagira ngo ubwo dusabire, kandi nibyo turi bukore mu mwanya uri buze, iruhuko ridashira Imana ikwiriye guha inyumba. Murakoze.